Muraho neza. Uyu ni Turatimana Idi nk'ibisanzwe. YouTube channel ni Rwanda Real Estate. Uyu munsi rero turi Kibagabaga hafi ya Pilipili. Tugiye kwereka inzu nziza. Guys, mubanze mukurikire, tugiye gukora akantu ku kandi kugira ngo ino nzu maze kwishwanukirwa neza. Ni inzu ifite ibyumba 10, toilette 10. Buri cyumba gifite toilette. Dufite ingeri eshatu. Dufite cave, tukagira first floor cyangwa se floor ya mbere na floor ya kabiri ndetse na floor ya gatatu ariho iriho icyo bita rooftop. Ni inzu ngiye kubapresentira gakeya nitonze kugira ngo mubashe gusobanukirwa iyi nzu uko imeze. Ni inzu iri kuri kaburimbo ngira ngo murayibona, banyerekere neighborhood, babanze barebe neighborhood inzu iriho. Ni inzu nziza cyane rwose. Mu by'ukuri rero iyi nzu yacu tugiye kuyipresenta ku buryo bwitonze kugira ngo mubashe kubona uburyo inzu imeze. Banzu nyerekere parikingi, ubanze ubereke parikingi ukuntu ingana. Ni parikingi y'imodoka byibuze 10 zaparitse neza, zibisikana neza nta kibazo. Nukuri muri Kibagabaga naho wabona inzu nziza nk'iyi ngiyi ya parikingi y'imodoka 10. Tukiri hano rero murabona ko ifite utu design. Mwagiye mubibona, ni inzu nziza pe. Ndayiba ino nzu ngiye kuyibereka nitonze gake gake mubashe gusobanukirwa uko imeze. Iyi nzu rero murabona ko ifite parikingi nini, ifite utu design, ifite uturabyo mwabibonye. Murabona ko ari inzu ifite ibintu byose byiza bishoboka. Tukinjira hano rero murabona ko twinjiye muri salon aho tugiye kwereka ukuntu imeze. Ukinjira hano muri salon utubona salon nziza cyane nini, kandi murabona ko ifite salon nini pe, ifite salon nini cyane, ifite n'utu design bwiza. Nende banyerekera buri kantu kandi babashe gusobanukirwa uko inzu imeze. Inzu yacu rero iri mu buso bunini cyane, sinamenye uko bivuga. Inzu nini cyane pe, ibyumba 10, toilette 10 ndetse na rooftop. Ni inzu iherereye Kibagabaga hafi ya Pilipili cyangwa se kuri hospital. Tukiva hano muri salon urabona ko ifite salon nini cyane ndetse na salamanje, salon salama. Tukiva hano rero twihute kugira ngo mubashe gusobanukirwa iyi nzu. Uhita mubona ko duhita tuyibukira mu gikoni. Twagiye mu gikoni, igikoni kinini kisanzuye, ndakibara rwose kinini kandi pe. Banyerekeje banyerekera impande zose z'iki gikoni mubashe kureba uburyo igikoni cyiza kandi cyiza. Mu by'ukuri tukiva muri iki gikoni bagende babanyerekera buri kantu kandi kugira ngo mubashe gusobanukirwa uko inzu imeze. Tukiva muri iki gikoni duhitira mu cyumba cya mbere. Iki ni icyumba cya mbere, reka tukigemo. Ni icyumba cyiza kinini kandi kisanzuye. Murabibona ko ari inzu nziza pe. Inzu rwose ndabarahiye mudukurikiye kuri Rwanda Real Estate, iyi nzu yaba yawe nta kabuza rwose. Murabona ko ifite icyumba kinini ndetse n'utubati, ikagira na parike. Murabona ko ifite na parike hano, murabibona ngiyi. Inzu nziza pe. Genda banyerekera buri kantu kandi. Tukiva muri iki cyumba murabona ko ifite toilette yacu. Ifite toilette yacu dore ngiyi, banyerekere ukuntu imeze. Ifite toilette nziza. Urabona ko ari za zindi zifungurwa ziri sliding. Muri kubibona ni toilette nziza cyane rwose kandi nini. Tukiva ahangaha muri iki cyumba duhita kudusohoka hano, tutatuza muri iki cyumba kindi cya kabiri cyo hasi, nacyo gifite toilette yacyo. Reba ukuntu turi kwinjira, ngira ngo muragenda munkurikira uko ndi kugira ninjira. Twabwiye ko ifite ibyumba 10, toilette 10. Ndebera n'iki cyumba, wow, nacyo ni kinini murakibona. Ni icyumba cyiza giherereye kuri kwirembo. Tukiva ahangaha rero duhita tuzamuka hano, nuvuga ngo nacyo gifite toilette yacyo dore ngiyi pe. Ni icyumba kinini cyiza cyane kandi gishimishije, cyiza cyane, gifite na toilette nziza. Kuri gypsum ahantu hari indi plafond itari gypsum. Tukiva ahangaha turaza tuzamuke, nuvuga ngo nubwo muri cave hari ibindi byumba. Nababwiye ko ifite cave ikagira floor ya mbere, ikagira na floor ya kabiri ndetse na floor ya gatatu, aho floor ya gatatu ni handi hari za rooftop.
hano hasi hari ibindi byumba banyerekeza n'ubanyerekeraho gatoya nubwo tutahagiye, uretse ko nabyo ni ibyumba bibiri binini byiza cyane muri flow, muri cave murahabona. Tukizamuka hano rero murabona ko turi kuzamuka esikariye gake gake twitonze, kameramani nkurikira, tugenda tuzamuka tubereka ubwiza bw'inzu. Ni inzu nziza pe, kuri miliyoni 600 iyi nzu yaba iyawe. Reka tuzamuke hejuru rero. Tukiza hano hejuru murabona ko ugenda uhura n'ibintu byiza, ifite rwose balcony nziza cyane rwose. Ino nzu ndayibashimiye, ni inzu nziza cyane. Kameramani nkurikira ugenda ubereka uburyo inzu imeze. Hanyuma rero cyane icyumba cya kabiri tuvuyemo, iki ni icyumba cya gatatu. Wow, it's a big room, very big room. Ni ibyumba byiza binini bifite rwose ibintu byiza cyane. Urabona ko ifite n'akabati, ikagira nayo na rooftop, ikagira na balcony. Urabona ko ifite balcony. Tukiba muri iki cyumba cya gatatu turi kwihuta kugira ngo tubashe kubasobanurira. Ikagira na toilette yacu, dore nawe ngiyi. Wow, narako ko toilette nini pe, toilette nziza murabibona. Tuba twavunitse tubashakira ibintu byiza kugira ngo bashe kuryoherwa. Mu by'ukuri rero tukiva muri iki cyumba cya gatatu, iki ni icyumba cya gatatu tuvuyemo, tugiye noneho mu cyumba cya kane. Ifite ibyumba byiza rwose binini. Urabona ko iki ni icyumba cya kane, urabona ko bakiri gukora, nubwo bakiri gukora nta kibazo, muragenda mubibona. Ni inzu nziza, ikagira n'aka balcony kacyo, murabona ko ifite aka balcony keza kuri same design, kuri design rwose imwe rwose. Ni inzu nziza. Tukiva ahangaha rero, iki ni icyumba cya kane tuvuyemo, ndetse na toilette yacu, ugenda ubanyerekera toilette iriya. Hanyuma rero iki ni icyumba cya kane. Hanyuma iki ni icyumba cya gatanu tugiyemo. Ni ibyumba byiza, murabona ko ari ibyumba binini cyane. Wow, it's a very big rooms. Ni ibyumba binini byiza, murabibona rwose. Ni ibyumba byiza cyane, ndetse n'aka balcony kacyo. Urabona ko ifite balcony yayo, dore ngiye. Aha, twavuye rero muri iki cyumba tugiye mu kindi cyumba nanone. Hanyuma iki cyumba tukiva hano urabona ko ari icyumba twakita nkaho ari principal. Ni principal. Wow, it's a very big master bedroom. Very big master bedroom. Ni icyumba kinini rwose, ariko ifite udutara twiza. Ni inzu nziza pe, ndayibashimiye kuri njyewe rwose. Mfite amafaranga y'inzu nayigura. Hanyuma urabona ko ifite garde-robe nziza, banyerekere garde-robe nziza cyane rwose. Kuri ino nzu rwose mu by'ukuri ino nzu yaba iyawe. Urabona ko ifite na balcony yayo, murabona ko ifite balcony nziza, ahantu heza rwose, hari design nziza cyane. Mu by'ukuri rero tukiva muri iki cyumba cya principal duhita tujya muri mu bwiherero bwacyo. Uyu muryango ujya mu bwiherero nubwo ufunze, ariko reka tubereke. Urabona ko ufunze, uyu muryango uva ku bwiherero hano, uva kuri iki cyumba cya principal urafunze, ariko reka duce hano tubereke. Ifite imiryango ibiri, murabibona. Hanyuma tuze gutya muri iki cyumba, murabona ko gifite toilette nziza, ifite jacuzzi, ifite n'ibintu byose byiza rwose pe. Urabona ko ari ya toilette nziza ifungwa, ya douche nziza ifungwa, murabibona. Inzu nziza pe, ino nzu ndayibashimiye yaba iyawe. Hanyuma rero tukiva muri iki cyumba, tumaze kuba icyumba cya gatanu, tukazamuka hejuru rero, tukazamuka hejuru. Hanyuma hejuru niho nababwiye hari ibindi byumba ndetse na rooftop. Ni inzu nziza, mugende mudukurikira uko mubona rwose, bagende babanyerekera rwose. Ino nzu yaba iyawe. Hanyuma rero hejuru hari ibindi byumba bibiri. Kameramani zamuka gake gake witonze, ugenda ubereka amatara. Ifite amatara meza, ifite design nziza. Ino nzu rwose ni nziza cyane. Zamuka kameramani, ugenda ubanyerekera. Hanyuma rero hejuru hari ibyumba bibiri nk'uko twabibabwiye. Dore icyumba cya mbere ni iki ngiki, dore ni ikibona ko ari kinini rwose pe, gituranye na rooftop. Murabona ko gituranye na rooftop, dore ngiki. Wow, mure namaze kugera hanze. Ni icyumba gituranye na rooftop cyiza cyane. Hanyuma tukiva hano muri iki cyumba, nako gifite rooftop nziza, banyerekera na view Nyarutarama. Banyerekera rwose ni view Nyarutarama. Ni inzu nziza cyane pe, muri Nyarutarama mwahabonye ngaha hariya. Bagenda bazumingira ubereke view ya Nyarutarama ndetse na view ya Kinyinya, dore banyerekere. Ni inzu nziza pe, urabona ko ari inzu nziza. Okay, tukiva hano noneho tukaza tukinjira muri cya cyumba. Hanyuma duhita tuza hano. Iki ni icyumba kindi cyo hejuru ngiki, mukirebe nacyo, dore ngiki. Wow, tugenda tubereka kandi kugira ngo mbashe gusobanukirwa ubwiza bw'iyi nzu.
ni inzu nziza pe. Hanyuma tujye kuri rooftop noneho iri principal noneho rooftop noneho abantu bose babasha kwisanzuraho. Wow, banyerekere rwose, ni rooftop nziza murabibona, nziza cyane pe. Uri hano na famille yawe mukaganira rwose, mugahuza ibiganiro. Ino nzu rwose ni inzu nziza. Hanyuma hejuru hari agakoni, naho hari igikoni, murakibona nacyo ni kinini. Reka ndetse kucyita agakoni, ni igikoni, urabona ko ari igikoni nacyo kinini cyane. Muri guteka rwose hejuru, urabona ko ari igikoni kinini. Banyerekera bagende bareba rwose, ino nzu ni inzu nziza pe. Mu by'ukuri rero ino nzu, ino video nako ino mwareba ino video yose kuri YouTube channel Rwanda Real Estate. Rwose ino nzu ikaba yawe, cyangwa se mukaduhamagara kuri izo nimero muri kubona kuri screen yanyu. Murakoze, murakarama.